ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwanya wawe urenza at least 1 hour per day uri kuri social media. Muraho, nongeye kubasuhuza mwese abadukurikira kuri platform ya Cyira Ministries. Nishimiye kandi kongera kubana namwe muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza iruze kugufasha kugira ngo ubashe kumenya uburyo wakwitegura muri uyu mwaka wa 2025. Umwaka wa 2025 ni umwaka uri very exciting, ni umwaka ufite ibintu byinshi cyane byiza, ni umwaka ufite ibintu byiza ku buzima bwawe, ku rugo rwawe, ku bana bawe. Ntugire ubwoba ku byo wareba hirya, ukareba umuturanyi wawe akazi kahagaze, ukareba ukabona intambara hirya no hino ku isi. Don't worry, ntugire ubwoba. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka mwiza kuri wowe kandi uzaboneramo byinshi byiza. Rero hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo nkubwire bigomba kugufasha kugira ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uzakubere umwaka mwiza. Ni ibintu bitatu ugomba kwirinda kugira ngo uyu mwaka turimo turavuga uzabashe kuba umwaka udasanzwe. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 dutangiye, ugomba kwirinda ikintu bita speculations, cyangwa se kuvuga ibintu udafitiye gihamya. Iki ni ikintu cya mbere kigomba kugufasha muri 2025. Nuramuka iki kintu ugerageje kugikora ukagishyira mu bikorwa, uyu mwaka wa 2025 nubwo ugaragara nkaho waba uri umwaka ukomeye, ariko uzakubera umwaka mwiza w'igitangaza. Rero iyo tuvuze ngo speculations cyangwa se kuvuga ibintu udafitiye gihamya, ni iki ubundi? Speculations ni amagambo yose uvuga ariko udafite source, udafite aho ayo magambo wayakuye. Tuvuge nk'ubu bakabikubwira, tuvuge mu bintu bijyanye wenda na finance, bakakubwira ati uziko amafaranga y'amanyarwanda disons yataye agaciro, ati ubu ngubu ifaranga rimwe ry'u Rwanda ririmo riragura 1550 by'amadolari. Warangizwa ku mutima ukavuga ati ibi bintu noneho ndapfuye, bizagenda bite, amafaranga yataye agaciro. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ibyo bizagukura umutima financially, bitume na plans wari ufite cyangwa se imigambi wari ufite yo gukora investments, yo gutekereza ikintu wakora, ibyo byose bikunanira muri 2025. Rero ikintu ugomba kwirinda speculations. Mbonye ijambo ryiza mu Kinyarwanda ni ibihuha, ntabwo ari amatiku, ni ibihuha. So ugomba kwirinda ibihuha iyo biva bikagera. Bakakubwira ati ubu ngubu niba ukora business hariya hari ibintu bigura amafaranga makeya ndetse nta nubwo disons byishyura imisoro, warangiza ibyo bintu ukabijyamo. Let me tell you, in 2025 nuramuka ugiye mu bihuha, 2025 izaba umwaka uzagukomerera, uzaba umwaka utazakubera mwiza nk'uko byifuza. Hariho ibindi bihuha, noneho ibihuha bya politike. Reka nkugire inama wowe udukurikira, irinde ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ujya mu bihuha bijyanye n'amakuru, makuru y'intambara, makuru y'abayobozi mu bihugu duturanye. Ibyo bintu byirinde. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'ibihuha. Wowe icara hamwe usome ibitabo byawe, wumva amakuru kuri Radio Rwanda n'ayandi maradiyo yose, ariko wirinde ikintu cyose cy'ibihuha cyaza ku buzima bwawe. Irinde ibihuha mu muryango wawe. Niba ufite urugo, ntihagire umuntu ukuzanaho igihuha ati nabonye umugabo wawe namubonye ahantu yicaye muri hotel, ati kandi kigaragara cyo yari ari kumwe n'umuntu. Ibyo bintu ni ibintu byakwicira ubuzima, bikakwicira urugo muri 2025. Wowe fata ibintu byawe ubishyire ku murongo, uvuga ati mfite urugo rwanjye, ntabwo nkeneye ayandi majwi yo ku ruhande, ntabwo nkeneye abandi bagore, abandi bagabo bambwira uko urugo rwanjye rugomba kuba rumeze. No, ibyo bintu byirinde. Muri 2025 uzubaka urugo rwawe, urugo rwawe ruzakomera. Ariko nuramuka ugiye mu bihuha by'abakobwa bagenzi bawe, abagore bagenzi bawe, abo wasize mu rugo,
ibyo bintu ntabwo bizakubakira muri 2025. 2025 ni umwaka mwiza kuri wowe once again, ariko uzirinde ikintu bita ibihuha. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda, uzirinde ikintu bita social media, imbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire ikintu kimwe, uyu munsi isi abayiyobora, abafite amafaranga menshi cyane bafite imbuga nkoranyambaga, bafite social media platforms zitandukanye ndetse zininjiza n'amafaranga. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko reba uburyo managinga your time, uburyo ukoresha umwanya wawe. Uvuga uti ku munsi niba ndi kuri TikTok, niba ndi kuri Twitter, niba ndi kuri YouTube, niba ndi kuri Facebook, niba ndi kuri izindi platforms zose zaba zihari, ese ndamaraho umwanya ungana gute? Nuramuka uyobowe na TikTok, ndagira ngo nkubwire ngo umunsi wawe ukawumara muri ibyo ngibyo kuko utarabona akazi, 2025 ntabwo uzayishobora. Ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwanya wawe urenza at least 1 hour per day uri kuri social media. Nuramuka urengeje isaha imwe kuri social media urimo urakurikira amakuru hirya no hino, ndagira ngo nkubwire ngo urimo urinjira mu gihombo muri 2025. Yes, ndabyemera uzakoresha social media platforms, ariko ushaka ko zikwinjiriza amafaranga. Tuzabiganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uburyo izo social media ari nziza cyane mu buryo bwo kukwinjiriza amafaranga, ariko mu rwego rwo gukurikira abandi ukamara umwanya uscrollinga, umanuka ureba comedies, useka, ibyo bintu bifite ingaruka ku buzima bwawe. Ingaruka ya mbere nuko ugira umunaniro ukabije, bigatuma udatekereza what is next, niki kigomba gukurikiraho, ese niye ngomba gushakira akazi. Kubera iki? Umwanya wawe wawutaye uri muri social media. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu byirinde, wirinde social media, ugabanye umwanya wawe, ukoreshe 1 hour per day. Nukora ibara ukamara umwanya munini, at least ntuzarenze amasaha 2 muri ubwo buryo bwo kugira ngo ube wakurikira social media, urebe amakuru, kuko social media ni nziza kuri twebwe. Ikindi cya gatatu ugomba kwirinda ni ikintu bita amatiku. Yes, uzirinde amatiku. Uzirinde kuvuga bagenzi bawe, uzirinde kuvuga inshuti zawe, uzirinde kuvuga abavandimwe bawe, uzirinde kuvuga abayobozi bawe nabi, uzirinde kuvugira mu matamatama. Nuramuka ibi bintu bishoboye, ibi bintu bitatu tuvuze, 2025 izakubera umwaka udasanzwe. Uzatanga testimony, uzatanga ubuhamya uvuga ngo ibintu byagenze neza muri 2025. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu, tuzasubira ubutaha kuri Cyira Ministries. Bye bye.